Uyu ni uwitwa Hakizimana w'imyaka 57 akaba arembeye ku kigo nderabuzima cya Karambi. Ahangaha ni mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, nyuma y'uko atemwe mu mutwe n'umujura bikekwa ko yari yabinjiranye. Ibi ngibi ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere twebwe twabyumva, ahubwo nkurikije ubugizi bwa nabi buri kugenda bwumvikana hirya no hino, by'umwihariko muri iki gihugu buri kugenda bufata indi ntera. Wowe unteze amatwi ibi ngibi uri gukeka ko biri guterwa n'iki? Ndagira ngo ngende nakwibutsa ko iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru mwese muzi nk'Imvaho Nshya. Iyi nkuru ushobora no kugenda ukayisanga, ariko kandi reka ngende nkugezaho bimwe mu byagiye byandikwa n'iki kinyamakuru, ugenda usobanukirwa neza uko uyu mugabo Hakizimana yaje guhura n'uruva gusenya, akaza gutaha agakinga inzu ye nk'ibisanzwe ari kumwe n'abo yita ko ari abe, kandi nabi ni umugore we ndetse n'umuhungu w'imyaka 26 y'amavuko, bakaryama nk'ibisanzwe. Ariko nyuma uyu mujura akaza kubakorera ibyamfura mbi. Nizere ko turaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, ukaza kugenda usobanukirwa neza ibyabereye ahangaha mu karere ka Nyamasheke. Nubwo ari Nyamasheke, ariko ngira ngo mu minsi yashize ni nabwo twagiye tubona n'ahandi hantu aho abagizi ba nabi bagenda batega abantu ndetse bakabakubita bakanabakomeretsa ku buryo bukomeye. Ibi ngibi nagiye nganira n'abantu benshi, bagenda bambwira ko hari abantu baba bari kuva mu magereza ubona ko babaye ibihazi cyangwa se baranihebye, ubona ko rwose nabo ubwabo ngo ntacyo bakiramira. Niyo mpamvu ubona umuntu wari umaze imyaka 2, 3, 10 muri gereza asohokaho kugira ngo abyaze umusaruro bimwe yagiye yigira hariya twita ko ari mu igorora, uba usanga ahubwo aba mubi kuruta uko yakabaye ari na hariya. Ubwo se mwebwe murumva noneho hari gukorwa iki? Bana nanjye ibi ngibi byose rero ugenda usobanukirwa neza uko bimeze, tugenda tunareba icyakorwa n'ubuyobozi kugira ngo ubugizi bwa nabi bucikeho. Nge tugiye kubona muri aya makuru, nitwa Charles OG umuhungu w'Imana, ariko kandi ndacyabwira wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ariko bwa mbere akaba ataradusubscribinga, nakore kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa se abone bitewe nuko abyita, ariko kandi afungure kara kantu k'inzogera kugira ngo nawe aya makuru ajya yakira mu ba mbere. Murabizi ko ari twebwe tubagezaho amakuru meza kandi amakuru abagezweho, amakuru aba yizewe. Ntihazagira abantu baza bababeshya babwira ibyo biboneye. Nge nkubwira amakuru nahagazeho kandi nkanakubwira ikinyamakuru kiba cyagiye gikonfirma iyo nkuru, cyane ko nagiye nkubwira ko iyi nkuru ushobora kuyisanga ku Mvaho Nshya ukagenda uwisomera. Ibi ngibi ndimo nkubwira cyane ko mba nagiye nanjye ndeba aho byabereye, nkavuga ni reka ibi ngibi mbigeze ku bantega amatwi umunsi ku wundi, baze kugenda basobanukirwa neza uko bimeze. Bityo rero reka nizere ko mwe muneze amatwi muri mu ntara y'Amajyaruguru mwahawe ikaze kandi mumeze neza. Abari mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, reka nizere ko mwese muri amahoro, namwe duhorana mu mujyi wa Kigali. Reka nizere ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Hari n'abadiaspora baduteze amatwi, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari ku mugabane w'i Burayi, yewe no ku mugabane wa Aziya. Nabonye ko hari abantu baba baduteze amatwi. Ibitekerezo byanyu rero ndabitegereje, nk'uko nagiye mbabwira ko iyi nkuru yagaragaye ahangaha mu karere ka Nyamasheke. Uyu nguyu Hakizimana akaba arembeye aha mu bitaro cyangwa se hano kuri iki kigo nderabuzima cya Karambi, aho ari kugenda anasaba ubufasha kubagira neza ndetse n'abandi bantu bagira umutima wo gufasha kuba bamufasha, kubera ko ntago ubu ngubu yorohewe n'ubuzima ari gucamo, kuko umuntu watemwe mu mutwe ntago byanze bikunze aba yorohewe n'ubuzima, cyane ko iyo byagaragaye ko ari we wari utunze umuryango, murumva ko ntago ibintu biba byoroshye habe na gato. Mwahawe ikaze rero, reka nizere ko mwese mwongereye volume hataza kugira ijambo na rimwe ribacika. Nk'uko nari ndimo mbikubwira nk'uko nari ndimo mbikubwira rero, nk'uko ibi ngibi byaje kugenda bigaragara aha mu karere ka Nyamasheke, nyuma yo gutema uyu mugabo witwa Hakizimana, bikekwa ko n'ubundi uyu mugabo yari yabinjiranye, uyu akaza kugenda
amukubita cyangwa se amutemesha umuhoro nk'uko ibi ngibi ndi kugenda mbigusomera cyangwa se nk'uko ndi kugenda mbisoma kuri iki kinyamakuru Imvaho Nshya. Baragira bati bamukingiranye uyu nguyu ni nyuma y'uko yaragarutse gutwara radiyo, ubwo uyu nguyu si radiyo gusa yaraje gutwara, ahubwo yari amaze no gutwara televiziyo. Ubwo aba ngaba bari bamaze kuyibura, televiziyo yari yanayihishe hariya muri uriya murima nyuma y'inzu. Ubwo ni umurima wa kawa nk'uko twagiye tubitangarizwa na bamwe mu bagize uyu muryango. Ubwo uyu nguyu rero Hakizimana yaravuye, yakomeje avuga ko ubwo yaratashye avuye mu kazi ari nabwo yaje akaza guhita ataha cyangwa se agera mu rugo iwe nijoro, hari mu masaha akuze. Ni nabwo uyu nguyu yaje kugera mu rugo nyine mu gihe cyo kuryama cyangwa se mu gihe cyo kugwarira. Abantu batuye mu cyaro bo bahita babimenya. Ubwo iyo umusaza akinze birumvikana, ubwo nta wundi uba usigaye inyuma. Uyu yakinze nk'uko bisanzwe rero, azi ko ari mu nzu n'umugore we ndetse n'uyu musore wabo w'imyaka 26 y'amavuko, bararyama. Nyuma nibwo rero uyu nguyu yaje gukubitwa cyangwa se yaje gutemwa n'uyu mujura. Bigaragara ko uyu yari ari kumwe nabo mu nzu. Ubwo bivuze ngo ni kwa kundi uba uri mu rugo harakinguye, wenda muri salo cyangwa se umuntu hari igihe yajya no muri tuwarete cyangwa se yajya kwifasha mu bwiherero. Murabizi ko hari ukuntu umuntu akagenda adakinze. Uyu mujura bigaragara ko ashobora kuba yabinjiranye rero muri ubwo buryo, yabaciye muri humye niko bakunda kuvuga, aza kubinjirana. Ubwo urabizi nawe ikiba kizanye umujura nta kindi ni ukwiba no kwica. Uyu nguyu yavuze ati nubwo nabatwaye televiziyo mukaba mwayivumbuye, ariko nanjye ndaza gusiga nkoza akantu. Ni nabwo rero uyu nguyu yaje guhita yadukira uyu Hakizimana, abamutemye mu mutwe. Uyu nguyu aza guhita ajyanwa kuri iki kigo nderabuzima cya Karambi, ahangaha muri uyu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Uyu nguyu rero wakoze ibi ngibi, uyu mujura, ubwo murumva ko inzego z'umutekano ubwo zahise zikora akazi kabo, ndetse navuga ko ibi ngibi biri kugaragara hirya no hino mu gihugu, biri kugenda bitera abaturage benshi ubwoba. Ariko polisi n'izindi nzego zifatanya umutekano umunsi ku wundi bakomeje bahumuriza abaturage bababwira ko bahari ku bwabo, nta muturage ugomba kubura umutekano ngo kubera ko nk'ibisambo nk'ibi ngibi by'umwihariko abari kugenda bafungurwa batakagombye kuba bagaragara muri ubu buryo. Ariko kandi ngo urajya ugenda afatwa, ubwo yashatse kuburira na ba bandi nangiye imitima yabo cyangwa se ba bandi bagikomeje gahunda. Usanga aho usanga umuntu yarafashwe bamufunga aho yari akurikiranyweho icyaha cy'ubujura kikamuhama, uwo ngo agakatirwa aho atahe, noneho akaza yiba kuruta uko yibaga mbere. Polisi yagiye igira ubutumwa ibagenera ibabwira ko uwo nguwo najya afatwa, noneho gahunda ni hahandi namwe murabizi. Reka nizere ko rero mwe mwari muneze amatwi, musobanukiwe neza ibi ngibi aho byabereye, ndetse ngenda mbabwira ko mukwiye kugenda munansigira ibitekerezo byanyu. Reka rero tuze gusura amakuru yacu ari imbere. Nyumvaga kuri mikoro nitwa Charles OG. Asante sana.